Suwede. Muri kumbona live ni Bucyana Peter Kiwede Kibondo. Kuva dutangiye rino torero byaranshimishije, ariko icyanshimishije kurushaho nuko baduha ubwisanzure. Igikoma turakinywa rero nk'abantu bafite apeti nkanje, n'ubundi igikoma ntabwo bankumira, aho ngenda nkanywa ubukombe butatu bwose, noneho ku biryo nkarira mu kabase. Nkuko mwabonye makuru yatambutse, n'ubundi mwarambonye ndira mu kabase, ntibigeze bankumira ku biryo. Noneho bakankoresha n'imyitozo ngororamubiri igira ngo bya biryo ndiye nibize kongeraho ingaruka. Noneho nkaba ndimo nshimira kabisa abateguye itorero, byagenze neza, nta kibazo kigeze kivuka. Ku munsi w'ejo tukaba tugiye gusoza itorero. Ikindi cyanshimishije nuko bagiye kuduha agatike, aho nari nzi ko nzava n'ibirenge nkarinda ngera i Remera. Ni ikibazo nari mfite, ariko nzafata akamoto ngende ngereyo neza, nta kibazo nzagira. Ikindi cyanshimishije nuko bazanyambika umwenda cyangwa impuzangano yanditseho itorero ry'u Rwanda ku nshuro ya 8. Kabisa nashimiye umusaza Perezida Paul Kagame wadutekerejeho akaduha budget biturutse ku Gaciro Foundation y'amafaranga supporting abantu bagiye mu itorero akora ibikorwa bitandukanye. Kabisa nta kibazo na kimwe nagize. Navuga ni abo bagenzi banjye bazitabira itorero umwaka utaha ntihazagira uzavuga ngo harimo ibibazo. Ni ibisubizo gusa, kuko natwe umurenge tugiye kujyamo tuvukamo tugiye kugenda tubatoza ibyo twatozwaga. Ntabwo tuzaba nk'igicucu Ruganzu. Impamvu Ruganzu bamwita igicucu nuko yarazi ubwenge, ibyo yarazi yarabyimenyeraga, nta muntu n'umwe yigeze abiraga. Ni ukuvuga ngo ubumenyi yari afite Ruganzu Ndori yarabupfanye, ariko ngiye siko bimeze. Ngiye kugenda nzajya nitabira akagoroba k'ababyeyi mu nteko zitandukanye, aho bavuze ngo tujye gukurungira inzu y'umuntu utishoboye ku runaka, nzajya mfata iya mbere nigishijwe n'indangagaciro, kandi byose nzagerageza mbishyire mu bikorwa. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Bucyana Peter Kiwede Bondo. Amakuru yacu nakagaruka.